Guys, reba TikTok yawe niba ifite reward program, ifite systeme zigera ku 8, niba ibaruye muri bya bihugu byemerewe kuba monetize. Ngwino hano kuri profile yanjye, nurangiza ukandemo hano, nuhagera urasanga bimeze gutya. Noneho nta kindi kintu uza ugakora ahangaha, ngiye ngiye kuza nkande hano ku turongo dutatu, niturangiza gukanda ku turongo dutatu, ndaza nkande ahangaha kuri setting and privacy, ndinjiramo. Nimara kwinjiramo ndagira ahantu hameze gutya, ndagira ngo nkwereke TikTok ibaruye muri USA ndetse cyangwa se muri UK. Ndaza nkande hano kuri switch account, iyi ngiyi irimo nyikuremo, nindangiza mitinza nkande ahangaha kuri another account. Nibara nsubiza inyuma gatoya, ndahita ninjira kuri indi account kugira ngo nkwereke niba ibi bintu bikunda koko. Cyambere ni ukuba waramfollowinze no kuba unkurikirana ku mbuga zanjye nkoresha. Okay, tugendane akantu kandi ndakeka ino video ntago iri buze gutinda. Kandi winjiye kuri profile yanjye urahasanga link iri kujyana kuri YouTube yanjye, ni MTech TV Show. Ubundi video ibigisha yamaze kugeraho. Reka dutegereze gatoya. Yes, tugiye gukora password, twinjire gutya. Niturangiza kugera ahangaha, turahita tujya kureba aka message kuri Gmail. Ikintu kituzanye muri Gmail ni ukureba agakode batwohereje kuri Gmail. Niturangiza turagafata. Ni ku muntu wamaze gukora 2-step verification ya TikTok. Kandi niba ushaka kumenya ukuntu bakora TikTok verification, ndahari. Cyambere no kuba ukurikirana no muyoboro mugari wa TikTok cyangwa se imbuga nkoresha zose, haba kuri X ndetse no kuri YouTube, ndahari kugira ngo mbafashe. Ndaza testingemo, nirangiza kuzitestingamo bahita bagirute banyinjiza muri TikTok yanjye. Okay, ndakeka twamaze kugera muri TikTok. Noneho ndagira ngo tubire inyuma gatoya mbibereke neza uburyo iriya porogaramu ya reward program, uburyo ushobora kuyibona. Cyambere ni ukunkurikira, kanda like ndetse na comment, ubundi dukomeze. Checkinga niba TikTok yawe ifite ya reward program. Okay, uraza urakande hara kwa tudomo twa turongo tw'umukara. Nurangiza kuhagera uraza ukande ahangaha kuri TikTok Studio. Nurangiza gukanda kuri TikTok Studio, barakwereka options zisa gutya. Twumvikane ko TikTok iri international, ni ku muntu we ufite ibihumbi 10 bya followers ndetse n'ibihumbi 100 bya views kuri video zose. Okay, kimara kugiye kuzuza 10k followers wemerewe kuba wahembwa. Okay, noneho reka turebe no channel dufunguye mu kanya uburyo aho igeze. Tugiye gukanda hano kuri monetization, tutegereze gatoya. Okay, ngira ngo muri kubona option cyangwa se programme ya TikTok iri international, programme ibifite. Kaduhere ku yingiyi ya subscription, ningi yitwa work with artist, ningi ya services, ningi yitwa live reward yo guhemberwaho video, ndetse ningi yitwa TikTok shop, ningi yitwa creator reward program. Ino yitwa creator reward program. Iyi TikTok yawe nusanga dafite creator reward program, unyandikire muri comment wereke uburyo clear, ngira ngo muri kuyireba. Baka creator reward program niko TikTok yamaze gushyira muri TikTok iri international.